Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes zitandukanye cyangwa se uburyo butandukanye twategura amafunguro yacu mu rugo kandi bikaba bitaduhenze kandi bikabiryoshye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bubiri twatekamo icyayi nta majyane dushyizemo kandi kikaba kiryoshye. Nkuko mubibona rero aho ngaho narindi gusoroma utwo twatsi twitwa mint. Byaba ari byiza ko namwe mwaba mwadutera mu rugo iwanyu, twiza cyane, cyangwa se mukaba mwajya n'ubundi mu isoko kutugura baratugurisha muvuga mint, ko ntabwo nabashije nanjye kubona ikinyarwanda cy'utwo twatsi. Umuntu wabazi ukuntu twitwa mu kinyarwanda byaba byiza bidushyire muri comment natwe tukaba twabimenye. Ibyo nibyo tugiye gukoresha rero. Tugiye gukoresha tangawizi, mint n'indimu. Mu gihe rero turi gutegura tangawizi nabandi kubabwira ko byiza bya mint ifite ibyiza byinshi nko kubifasha abagore bonsa kutagira ububabare, kuba irwanya cyane amagripe mu gihe uyarwaye ukaba wakira vuba. Ikindi igabanya stress, mint igabanya stress cyane kandi ikagufasha kuba wafokasinga mu gihe uri gutekereza. Tugiye kuba rero twayishyira mu isafuriya, tukaba twashyiramo n'amazi bitewe n'ibyatsi ufite, tubitogose mpaka bibize neza cyane. Ni ukuvuga ngo birabira mu minota hagati y'iminota 3 kugeza kuri 5. Mu gihe kiri kubira rero ushobora kuba washyiramo isukari mu gihe ukunda kuba wakoresha isukari cyangwa se iyo wateguye, ariko twebwe turaza gukoresha ubuki, niyo mpamvu mutari kubona nabishyizemo. Ubu rero cyamaze gushya neza, reka tugisuke mu gakombe gutyo, ubundi twe twashyiramo ubuki. Mint niyo umuntu yayikoresheje mbere yo kuryama bimufasha kugira ibitotsi byiza kandi akaba yaryama igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ashobora kuba yajya kuryama byagira nijoro ugasanga abuze ibitotsi, ariko wakoresheje mint cyangwa se ukunda kuyikoresha ntabwo icyo kibazo ushobora kuba wakigira. Ubwo rero tumaze gushyiramo ubuki, tugiye kuba twashyiramo indimu. Ngiye nkunda gushyiramo indimu gutyo, ariko abantu bakunda kuyikamurira gutyo mu gikombe cyangwa se bakabitekana nabyo ni byiza. Ngiki cyayi cya mint rero kiba kiryoshye cyane. Umuntu utarakigerageza namushishikariza kuba yakigerageza. Ubwo tugiye gutegura icyayi cya kabiri, ni icyayi cy'umucayicayi. Umucayicayi twese turawuzi, turawukoresha, ariko hari kuba umuntu awukoresha ashyiramo amajyane, kandi twebwe tugiye kuwukoresha nta majyane dushyizemo, kuko n'ubundi bino byatsi ntabwo biba bisaba cyane kushyiramo amajyane, kuko iyo wabitetse neza bigafata irangi, iyo biretse bikabira neza bigira ibara ryiza ku buryo utagikeneye gukoresha amajyane. Ubwo rero twashyizemo umucayicayi na tangawizi, dushyiramo n'indimu tuzikatiramo kugira ngo gifatanye n'ubundi indimu cyane. Yego, kuko icyayi cya mbere ntabwo twashyizemo indimu, icya kabiri dushyizemo indimu ku buryo hatagira ngo n'umuntu ugira ngo gutekana indimu hari icyo bitwaye. Ntacyo bitwaye, nabyo ni byiza cyane, biterwa n'uburyo umuntu aba yahisemo. Ubwo rero icyayi cyamaze kubira kuri ya minota twavuze, hagati y'iminota 3 kugeza kuri 5. Murabona ko kiri gusa neza, cyamaze gufata umucayicayi neza. Ni ukuvuga ngo kimaze kubira gutyo n'ubundi ushobora kuba washyiramo isukari, twe turakomeza dukoresha n'ubundi ubuki. Umucayicayi nawo ni mwiza, abenshi tuzi umumaro w'umucayicayi ku buzima bwacu. Rero nk'uko twabigenje kuri icyayi cya mbere twashyizemo ubuki, n'ahangaha dushyizemo ubuki. Gusa n'uwashyiramo isukari nta kibazo, byose ni byiza. Gusa biba byiza kurushaho ushyizemo ubuki, cyangwa se ukaba wanakinywa gutyo nabwo kiba kiryoshye nta kibazo. Ni ukuri icyayi cyacu kimeze, kiri gusa neza kandi kirahumura cyane. Nabashishikariza rero kujya mukoresha icyayi kitarimo amajyane kuko ni cyiza cyane cyane ku buzima bwacu. Mwakoze cyane rero kubana nanjye intambwe ku yindi. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo nishyiraho video ubutaha uzaba uwa mbere kuyibona. Mukore like and share. Mwakoze cyane, mugira ibihe byiza.